Reka twongere tubasuhuze cyane kandi tubaha ikaze mwe mukomeje kudukurikirana aho muherereye hose. Ni Ibendera TV nk'uko mumaze kubimenyera, njye nongeye kugaruka kubagezaho amakuru n'ubundi tuba twabateguriye nk'uko mumaze kubimenyera. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Uyu munsi rero tugiye kubageza ku mateka y'icyamamare mu njyana ya Zuke yitwa Oliver Ngoma. Niwe tugiye kugaruka tubaganiriraho uyu munsi. Oliver Ngoma yavukiye mu gihugu cya Gabo, yavukiye i Mayumba mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu cya Gabo mu mwaka w'1959, hari kuwa mbere tariki ya 24 Werurwe. Oliver Ngoma azwi cyane mu ndirimbo ye yise Bane, iyo yakozwe mu mwaka w'1989, ikaza gukundwa cyane hamwe n'indi yise Adia, Bane, Saga, Seva n'izindi nyinshi zagiye zikundwa cyane, dore ko uyu muhanzi yaririmbaga akenshi ku birebana n'urukundo kandi mu njyana ya skusu na Zuke ikundwa na benshi, ndetse ikaba yongera urugwiro n'akanyamuneza ku bayibyina, dore ko ikunze kubyinwa n'abantu begeranye umubiri ku wundi. Uyu muhanzi Oliver Ngoma ariko yaje kwitaba Imana tariki ya 7 Kamena mu mwaka w'2010, agwa i Libreville mu gihugu cya Gabo, aho bivugwa ko ngo yazize indwara y'umwijima. Oliver Ngoma yari umuhanzi ufite ubuhanga mu kwandika no gukurikiranya amagambo mu ndirimbo ze, akaba n'umuhanga mu gucuranga gitari, byose bikaba ari bimwe mu byamufashije kumenyekana cyane no kwigarurira imitima y'abakunzi batari bakeya. Uyu akaba yaraje mu by'ukuri ino gukundwa kugeza naho yaje kuza mu Rwanda. Oliver Ngoma yatangiye gutozwa umuziki na se wamubyaye kuva afite imyaka 8 gusa. Mu 1971, umuryango we wavuye i Mayumba werekeza i Libreville, ni mu murwa mukuru wa Gabo. Oliver Ngoma yize ibaruramari mu ishuri ryisumbuye rya tekinike i Libreville, ari naho yabaye umucuranzi wa gitari wa Capo Sound Orchestre yisumbuye. Ubwibaruramari ariko ngo ntabwo yigeze arikomeza, kuko ngo yahisemo kwiyegurira wese sinema n'umuziki, nuko atangira gukusanya ibikoresho bya muzika no gukora studio ntoya mu rugo iwe. Muri icyo gihe yahawe kandi akazi ko kuba kameramani kuri televiziyo ya kabiri mu gihugu cya Gabo. Mu mwaka w'1988, ubwo yimenyerezaga umwuga i Paris, yahuye na Manurina, umuyobozi utunganya amashusho. Bahurira nyine i Paris mu Bufaransa. Uyu akaba yarahoze ayobora Capo Verde Show. Manu yashimye icyerekezo cy'ubuhanzi bwa Oliver Ngoma mu ndirimbo ye ya mbere yise Bane. Mu mwaka w'1990, alubumu Bane ya Oliver Ngoma yarasohotse ndetse imugira icyamamare. Mu 1990, ikaba yaraje kuririmbwa cyane ndetse ikundwa na benshi, yaba muri Afurika no mu Bufaransa. Kuri alubumu ye Bane hariho n'izindi ndirimbo nka Ikore na Rusa, nazo zaje kugenda zikundwa n'abantu batari bakeya.
Mu mwaka w'1995 Oliver Ngoma yongeye gushyira ahagaragara alubumu ayita Agiya ku bufatanye na Manurina. Iyi alubumu nayo ikaba yaraje gukundwa cyane nk'iya mbere, ndetse nyine bikomeza kugenda bimuha ubushobozi bwo gutura no gutinda mu mitima ya benshi. Mu mwaka w'2001 Oliver Ngoma yasohoye alubumu ye ya gatatu ayita Seva, yakozwe atari kumwe na Manurina. Aha akaba nyine arayisohoye nayo iza gukundwa. Mu mwaka w'2006 Oliver Ngoma yasohoye alubumu ye ya kane ayita Saga. Kuri iyi nshuro yongeye guhura na producer we Manurina. Oliver Ngoma yapfuye tariki ya 7 Kamena umwaka w'2010 azize impyiko mu bitaro bya Libreville muri Gabo. Akaba yaratabarutse afite imyaka 51. Aya makuru tubibutsa ko tuyabakusanyiriza tuyakura ku rubuga rwa Wikipedia mu nyandiko iheruka kuvugururwa ku ya 14 Mata uyu mwaka w'2020 saa 3:18 hamwe n'urubuga rwa celebritiesgarore.com. Nyakwigendera Oliver Ngoma kandi yageze mu Rwanda mu mwaka w'2008 mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi. Oliver Ngoma tubabwira mu by'ukuri yarateye gute mu mibereho n'ubuzima bwe. Oliver Ngoma yakundaga gutembera, kwidagadura, gutuza no guhura n'abantu bashya. Yakundaga kandi gukora ibintu byinshi icyarimwe mu gihe cyose yabaga adafite imbogamizi. Ibyo bikaba biri mu bintu byamushimishaga. Oliver Ngoma byaramworoheraga kugira inshuti nyinshi kandi yarazi gukurura abantu b'ingeri zose. Yari afite inzira n'amagambo n'ubushobozi budasanzwe bwo gushishikariza abantu gutsinda cyane no kwishimira kugurisha, kwamamaza, kumenyekanisha, kuzamurwa mu ntera, politike cyangwa umwuga uwo ari wo wose usaba ubuhanga bwo gutumanaho no kumva abantu. Oliver Ngoma ni umuntu wari uzwiho kugira ibitekerezo no gutegura. Yari azwiho kandi kugira imitekerereze y'ubucuruzi yateye imbere mu gutegura gahunda nziza. Oliver Ngoma yari azwiho kwishyiriraho intego no gukora inzira yose yatuma intego ye ayigeraho. Oliver Ngoma yari afite ubuhanga buhebuje bwo gutunganya no kuyobora. Oliver Ngoma yari afite ubuhanga mu kubana n'abantu neza. Oliver Ngoma yari afite ubuhanga mu kumenya uko afata umuntu bitewe n'ubuzima arimo. Oliver Ngoma yari azi kubana n'abishimye, akamenya kubana n'abababaye. Oliver Ngoma yari azi kubana n'abakire, akamenya n'ubuhanga bwo kubana n'abakene. Oliver Ngoma yari azwiho mu by'ukuri ubuhanga bwo kwigarurira umutima w'umuntu uwo ari we wese, ndetse bigendanye n'ubuzima ubwo ari bwo bwose uwo muntu yaba arimo muri icyo gihe. Muri kamere ya Oliver Ngoma yatekerezaga mbere yo gukora, agahora ategura ejo hazaza kandi akamenya gukorana neza n'abandi mu bucuruzi, aharanira ko mu by'ukuri ahazaza he hazaba heza mu by'ukuri. Oliver Ngoma yaharaniraga gutera imbere kandi akishimira umuntu
wihangira imirimo kandi wiyemeza gutera imbere agerageje kubivana mu kazi ke akora no kwitangira ubudacogora kuri gahunda ye kugeza intego ze zibaye impamo. Ntibigaragara niba Oliver Ngoma yaba yarigeze ashaka umugore, ariko amakuru akavuga ko mu buzima bwe yakundaga kwishimana n'abantu ndetse akagira ubusabane bwinshi, ibintu bituma hari n'abadatinya kuvuga ko yagiraga urugwiro rw'abana mu mutima we ndetse kandi byakabikora atarobanura. Oliver Ngoma yagiye yitabira ibitaramo byinshi haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi, ari naho twigeze gukomoza tubabwira ko no mu Rwanda yahageze ubwo yitabiraga umuhango wo kwita izina abana b'ingagi, umuhango wabaye mu mwaka w'2008. Amateka ya Oliver Ngoma ni menshi kandi ni maremare, reka tube tuyasoreje hano tubibutsa ko ari bimwe mu byaranze ubuzima n'amateka y'umuhanzi avukiye muri Gabon Oliver Ngoma. Ntago byose twabirangiza, cyane cyane ko uyu umuhanzi yabaye icyamamare gikomeye. Ibi ni bimwe mu byo twari twabakusanyirije. Gendiyana Christine Hirushwa, Ibendera TV. Tubashimiye uburyo mukomeza kubana natwe. Kora like na subscribe, ubundi dukomeze kubana mu byiza tubategurira ndetse tukanabibagezaho. Mugira amahoro.